uramutse usobanukiwe cyangwa se ukamenya neza impamvu ibiri kukubaho byose biri kukubaho, ugasobanukirwa ukamenya impamvu ya buri kimwe kiri kukubaho, ndishuwa yuko warekeraho kurira, ndishuwa yuko warekeraho guhangayika, ndishuwa yuko wabona ibisubizo byinshi mu buzima bwawe. Hari umuririmbyi wabivuze neza aravuga ngo iyo nza kubimenya simba nararize. Amen. Iyo mbimenya simba nararize. Indirimbo benshi murayizi. Mu yandi magambo yaravugaga ati iyo nza kumenya ko ibyambayeho cyangwa se ibyo nanyuzemo byari ingirakamaro cyane mu buzima ndimo uyu munsi, cyangwa se kugira ngere aho ngeze uyu munsi, byagizwemo uruhare n'ibyo nanyuzemo cyangwa se n'ibyo nabonye, ati iyo nza kubisobanukirwa icyo kintu ntabwo nakabaye nararize. My friend, my people uri hano dukurikiranye niwe ndi kubwira, nitondere neza ibyo ubona n'ibyo uri kunyuramo n'ibyo uri guhura nabyo, wicare wihangane ushakishe impamvu yabyo muri ubwo buzima, wihangane ukomeze ukora ibishoboka. Nzi neza ko hanyuma y'igihe hari igihe uzavuga ngo iyo mbimenya sinakabaye naragize gutya. Kandi numara kubimenya ukamenya impamvu yabyo, uzahita ubona igisubizo, uzahita utangira no kubona ibisubizo muri buno buzima, kubera ko uzaca ukubiri no kwiganyira, uca ukubiri no kwiheba, wiyunge no gukora cyane no gushyiramo umurava. Ikindi kandi wiyunge ku Mana, kubera ko ariyo izi ibyo iri kugucishamo. Umuvandimwe ubabaye, uhangayitse, ufite ibintu uri kunyuramo bigoye cyane, ihangane ukomeze urugendo kandi ukomeze ukore, ibyiza biri imbere, Imana ikugeraho mu izina rya Yesu.